vugo turi kumwe ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya ngo iki ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya Yes, I love me. ngo iki Yes, I love me. Naguze ji muri farumasi. ngo iki Naguze ji muri tantine, nagari farumasi muri tantine. Mubwiza ukuri kwizina ry'Imana nakokeshereze telefone hariya ngomaga kuri brochette abari wunyitaba ahubwo mwari muri kumwe cyangwa wakesheje iki singizi rya saziriho tugendure kuko amucamaza wakesheje telefone se barayirya se kubera amafuti yawe ugeze ku rwego rw'ukuri kuvugisha. Basketball Africa League ku nshuro ya gatanu ni Nile Conference cyangwa se igice cya Nile kiri kubera hano mu Rwanda. Gusa imbere y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Paul Kagame bakaba baje gushyigikira ikipe ya APR Basketball Club. Imbogo ya mwaka 24,500 icyo bise signing bonus. Hanyuma ayo ni amafaranga nyine yo kugira ngo ashyire urupapuro ku mukono. What are you saying? What are you saying? Kugira ngo ashyire urupapuro ku mukono. Ashyire urupapuro ku mukono. Ashyire urupapuro ku mukono. Dore imbogo, dore intare, dore imvubu, dore impara. Stade ano nazana guramya ko tuzigatiza Pele Stadium nyine. Stade Regional Nyamirambo niko banditseho. Arisa cyaka turebe Pele. Ari hata Pele. ko muri mike rero babihinduye kabisa inzozi zanditse impamo inzozi zanditse impapuro impapo ese nde guhimba amagambora harimo nabambeshye ngo naravuze ngo nta gutwara inzoga wanyoye oya ngo iki harya ngo inzoga zitwaye imodoka simbizi yego se amugani umusinzi we yasinzoga ziba zitwaye nabonye ijambo nyashi barishyize mu nkoranya nyashi bayizanye nyashi wow ubwo ni nkora icura jambo hano bavuga impapo ugusinzi ubwo rero ukabona ni umuntu uri atasinze ntihandi ubona umuntu aburana ngo wikugira ngo nasinze urumva buretse gato kuko hano icyo bakubwira si uko utanywa inzoga ni uko utatwara inzoga wasinze banza wumve amafaranga nasinye na Tom Transfers na amafaranga yitwa madinari mbahaye ikizami mwese hano muva mugende ni mumara kumenya uko idinari rivunja muzongera dukore press conference nitwongera Shizda ariko nukuri umuntu wayegukanye nawe Shizdavi arayidiza uyu munyamabanga w'ububanyi n'amahanga yibuke ko ajya gutorwa ngo abone uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza abantu benshi bamuhaye amajwi ari abongereza ari abanyekongo bafite ubwongereza bwa Kongo nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo n'abongereza n'abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo sikegariwe n'abanyekongo bafite ubwene igihugu hano iya rukoro mu mwuka bapima ishobora kuba koko mu mwuka igaragaramo ariko mu maraso wareba umuntu ukabona ni umuntu uri atasinze ntihandi ubona umuntu aburana ngo wikugira ngo nasinze urumva buretse gato kuko hano icyo bakubwira si uko utanywa inzoga ni uko utatwara inzoga wasinze twubake u Rwanda twifuza cyane dusore neza twifuza u Rwanda twifuza cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza A few moments later. Ubusa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi Ariko hari nashonje itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APR FC yakira Pyramide kuri regional zarya bitatu Stade ano nazana guramya ko tuzigatiza Pele Stadium nyine Stade Regional Nyamirambo niko banditseho
arizo cyaka turebe pere umunsi wose akirwa apostinga nzi wacu uri Musanze twohereje ifoto imbere y'isoko rya Goyi. Tumiwe uje munafata ibintu muhuze kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma kabasatsi bagira imizungu bw'inyuma vugo turi kumwe ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya uti kubera iki muri hano twazindukiye hano nkuko murimo kubibona mu mashusho iyo ni imodoka ya toxique